kwa Sina Gerard ngo inzoga nawe bazimumeneye kwa Sina Gerard ku ubundi rwa ruganda ruherereye mu kagari bavuga ngo ni akagari ka Nyirangarama. Makuru ndi gukesha ariko bone ubwoza no kudushyiraho amafoto amakuru ndi gukesha urukuta rw'akarere ka Rulindo. Aya makuru yo abananizewe buriye ubone bayakuye ku rukuta rw'akarere ka Rulindo. Dakora sinzoga se kubona bari kuzimenesha za Sina zose se litiro 26,000 bintu byari no hari ibiyoga yarafi koreka mbaze atagiye kumwataka kandi hari ibiyoga iyo bitaka akarusho akarusho nakoje ubuziranye buri hari akarusho k'abasirimu hakaba n'akarusho kari karagenewe babandi bantaho niko none akora muri system ya gishinwa abaho original akabona pirate umugabo ngo bita Sina yagiraga inzoga z'ubwoko bigera muri biri by'akarusho hari ibindi byazaga mu bijerekani byacuzwe mu jerekani mu jerekani nyine zisanzwe zimaritse hose n'izari cyangwa ari jerekani bisanzwe je nabonaga bazisuka bazikura muri izo jerekani bakanywa ngo ni kakari ko kwa Sina ariko mbere yuko n'iby'inzoga biza kagiye kareka abantu cyane ko hejuru cyane abantu bakubwira ijyanye n'inzoga ya Sina n'abantu batuye mu murenge wa Kimisagara urumva ko ari ibintu Kimisagara harafi y'isoko yarabemeje kandi n'inzoga byimbishaga amaguru yego cyane ahubwo ngira ngo gore niho hari akari kuko ni mu bwoko bumwe no mu bwana ahubwo bagiraga izindi mu majerekani bakagira n'uturi muri kanete na turo tw'uducupa no muri kanete turo tw'uducupa tumeze tumeneka tw'ibirahure tw'ibirahure tumeneka tumeze nyine turimo muri izo z'icyuma n'ubundi ko twari tumeze natwo hari icyapa cya Sina Gerard turi rero twaguraga 500 nitwo twagenewe bantaho nikora none ubwo byabaga ari ibyasambutse kuri za kanete zagenewe nk'abantu nk'abasamu abishoboye urumva ariko basamu shaka nko mu kicyo cya Kangahe n'ibindi zagenewe Samu nawe urumva ari mu kicyo cya kabiri ibi byabaye ku mugoroba wo kuri ya kabiri ku munsi w'ejo iki cyobo ni Sina cyicukuriye ariko ntabwo mbizi Sina yitarana ari mu mafoto ni mu gikorwa cyitabiriwe n'umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru mugabo wa Gahunde Maurice ntago batigetse bahawe ari kumwe na meya w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith ndetse n'abagize inzego z'umutekano bafatanyije n'abaturage b'akagari ka Nyirangarama nari mbabwiye yuko ariho ya entreprise urwibutso iherereye ubwo rero bamenye litiro 26,000 by'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bikorwa n'uruganda rwa entreprise urwibutso. Aha rero ubundi nyine hari ahandi nabonye bavuga yuko ari rwa bita akarusho. Akarusho nyine kuko naretse ko muna wagira ngo bari kubikora ariko turi mu ntuza harabanywaga ibya mbere n'inwa bya Kangahe ako rero ibingibi biramwishira izina rero uyu mugabo ko afite uburyo navuga yasaga nk'uri imbere mvuze ngo kwibere enda kwibere ariko mvuze no kwibere ntacyo byatwara kubera ko uzasanga ibere ryande iberi ese reka nkubaze ryande wavuga irya Kigali wavuga iryo bere niryo ibere rya Kigali kubera ko ya Kigali gute se n'ibere rya Gereza uruganda rwe ruri mu ntara kubera ko uzabona ahenshi mu magereza mu magororero abantu bajya banibaza mu magororero ibere n'ibere ryagura bajya banibaza ubundi abantu amasoko bayatsindira bate kubera ko Sina uzasanga Sina Gerard uyu nguyu entreprise urwibutso uzasanga ahantu henshi mu magare hano mu mujyi wa Kigali hategerwa amamodoka uzasanga ahantu henshi mu magereza nyine mu magororero nko Samara bivuze ahenshi niwe baratsindiye amasoko nta kintu kimwe cyemere kwinjira muri gereza kitavuye muri alimentation ya Sina Gerard niyo mpamvu rero numva uri kushaka nko kumanikisha niyo mpamvu nkubwira ngo yarari kwibere uteze amatwi ibyo mvuze yanjye si ukumanikisha nabazaga nyiri iryo bere ntabwo nzamanikwa vuba oya nabazaga nyiri iryo bere gusa kumanikisha nuko nawe wicaye ku ruhande ukaba kuvuga nyiri iryo bere wari urwanye nta na fanta nzabwe nibazanye na fanta baguze ugize yazinywe nyiri izo yamurenze ngugiye zazinywe nyihari ubu bavuze gutanga amabwiriza we yari kwibere ngo vuga ibere yarari hirya ari ngiye ko ari kwibere ry'amagororero oya wabati wari kuvuga ati ngiye mbona ibere sinariho nirya ibere reka nkubaze mbo
ashobora kuba ari umushoramari ko ari ibintu byiza ariko si we wa mbere baba bapiganwe gutsindira isoko badora piganwe kuki atapiganwe ntuza igororo rimwe se yose bakayamo oya nurese niba utsinze bakabona turi mu gihugu abantu bakikuzumva ikintu turi mu gihugu ahantu ibyiza by'igihugu twe tugomba kubiryaho kumbwira ngo watsinda igihugu cyose ubwo watsinze iki sibyo kubera akavyo kari kure si byagukunda kukerekana Ben icyo ngiye mvuga amaguru yose mu gihugu yego rwose ibyo ndabye wese urabishima ngiye icyo mvuga ibyo bita monopoly no gufata umuntu umwe ukamuha ibintu ngo ndavuze ngo bari bikora none se ngo Jean Pierre ngo impamvu urundi ruganda hano mu Rwanda rufite izina nk'irya Nyirangara ibyo by'amazina rero nibyo bitabwo ngo turi mu gihugu tugomba gusangira nibyo icyo mvuga nuko umuntu nka Sina ukamuha ibintu byose kubikora ko byakabaye mu bijyanye n'amagororero security organize rero zirakumerera nabi nihorera komeze yivuga icyo mvuga nuko bagari mu byumba ko ndi kubashyigikiye ase ko numva kubikira gari gihana hano nambabona hano batangura ushobora kugenda uretse ariko security organize gitabo wanditse tutagisoma oya kizasomwa n'abandi gisiga muri biblioteka gasomwa na era ari uzagisoma kushaka kugenda utakimiriti pye ngo kivamo nta kintu mvuze icyo navugaga uyu mugabo ubusanzwe bamuzi ahubwo kandi n'akabaro gakomeye ubwo nawe yinjiye mu bantu bisha abantu ntago bizi yarabishe byo none samswe meze niko Sina ari mu badokiteri bisha abantu ntago ari docteur ariko docteur ariko ngiye kuvuga nzi ko ari docteur docteur honorifique voilà so rero niba Sina wengira ngo ni imyaka 10 nayirengeje akora kariko yabitangiye muri 180 rero 180 Jumjo 180 cyane akora ibintu afite uruganda cyangwa afite atangira nyine nuko wenda byagiye bizamo biprogressa bikagenda bitera imbere ariko business ye yayitanye muri za voilà ikindi umuntu udamaye isoko bari cyo kuvuga ngo baratanga none se wari handiriye oya byihora ubusabize cyane bose rebo bari mu myanya abize cyane bari mu myanya abantu bagira amahirwe make rese kamwe Jean Pierre umuntu afite experience sibyo ubu naribonye mu kirere ko arabufite abantu bakunda ibintu by'abantu hanyuma subu uziko n'umuntu uri hanze avuga ati abantu bamuhaye isoko ubura batibeshye nyuma yuko maze imyaka hafi 10 arogaba erega ukuntu umuntu atangira neza ariko baramwibeshye urabyemera ntago bamwibeshye ubwo twandi yakoze uburozi bungana gutyo bwose kandi impamvu uvuga ko batamwibeshye ahubwo se Sam hari ikintu nibaza 26 ni nyinshi umva Sam hari ikintu nibaza waba yaratangiye akora neza nka Sina urumva ntabwo ko yizewe n'igihugu ivuga ati ni wowe ugomba kutumenyera abagororwa uburyo ikinyobwa ibinyobwa byawe byo barya bizajya biva abantu bose bagiye kugemura bazajya bagura ibintu mu alimentation yawe bakaba ariho babijyana kuki umuntu yizerwa ku rwego rungana kuriya we ntafashe leta mu gukemura ibibazo ahubwo akafashe kubiteza ahubwo ikibazo ngiye mbona ni ukubera icyo amakuru yamaze kumenya biriya by'amashuri abavuga benshi amakuru kuna henda n'amashuri y'abantu bayiga amakuru uragazoka sinashira amakuru avuga ko ngura mukozi we ari nayo mpamvu ari ufunze we ngo yagiye abikora niba bavuga ko ari mu nyungu ze bwite yagiye abikora nyiri entreprise atabizi hari ibintu bikwiye kuzakemuka niba nyiri umushoramari amafaranga ya mbere niwe wayaryaga urumva niwe waguraga ibikoresho kumbwira ngo umuntu ngo wagukoreraga ngo umutekinisiye wari bagiye gufunga ubizi neza ari uguze ibikoresho ubizi neza ari ukibrand ari wowe ujya ari ibintu byanditsemo amanuza entreprise yawe gusa ngo bihakaruye nese ubwo bagiye baguha amafaranga yo kugura ibyo bikoresho ntuzabikoresha ukabishyira heza niyo na accountability nyirugana mukwiye kubazwa nyirubwite nukudakurikirana ibintu byawe nawe ushaka kumumanikisha aramumanikisha n'ubundi aho ari nta baramumanika baho nguye bamanika ikindi hari ibintu byo kwibera navuze byakunze se hari ibintu byo kwibera nugeze kuvuga muri Tarutsa ubu se abantu bose bafite amazu ku muhanda y'ubucuruzi imodoka yose yageze irahagarara Niterwa n'iso kuba baratsindiye. Guhagarara se namasoko batsindira. Hariya ikiba gisabwa nuko hashyirwa icyapa cyemerera imodoka. Icyapa se baragisaba. Icyapa gisabwa nande. None se abashoferi barabyibwiye mu mutwe wabo. Babwiye ko abashoferi ntabwo icyapa gishyirwaho na polisi. Oya ntago ari ni Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Ni Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Esa sari yize. None se Minisiteri yize gufunga ko yavuga imodoka runini zigahagarara. Byari byagenze bitenyine. Ukuntu byari byagenze ko ari cyo bafunga ongera bafunga. Hari igihe cyungeze kubafunga imodoka zigeze. Urabona ko sina ko bigoranye. Ashobora kuba nigeze kumva
ariko ushobora kuba atari Sina urabona ko Sina kuyoboka bigoranye. ushobora kuba ari Sina wo muri Noze wo muri Tanzania Chad wo muri Chad none turi kuvuga Sina muri se Sina turi no mu Rwanda reka no muri Chad no muri Chad wo muri Chad se byanze gute mu gihugu cya Zamburi ngo bita mu gihugu bya hari Zamburi amafaranga atari yatanze neza ngo yishimirwe nanjye nuko aba muri Chad atanga hese ariyo yayo nawe muri Chad nyine muri Chad muri Chad ujya ngo bubake wa muhanda hanyuma rero ngo ndavuga ngo kwibere Inde buri muntu wese utuye ari kwibere ryo muri Chad umuntu wese utuye ku muhanda wo muri Chad ahabwa icyapa kigomba gucaho ngaho biterwa n'uburyo warabiri byaterwa n'ukuntu amategeko yo muri Chad asetinze amategeko yo muri Chad amategeko yo muri Chad akaguha uburenganzira bwo kugaburira amagereza yose yo mu gihugu amalimentation yose yo mu gihugu cya Chad ahubwo ngiye ahantu mbona ikibazo aho ngo ntabere irimo rero reka mbere Jean Pierre ahantu mbona ikibazo ni ukuba wakizera umuntu ukamuhaye amasoko yose izo opportunity zose ziri mu gihugu azimo warangiza warangiza ngo ntusubire inyuma ngo ujye gusuzuma ko ibyo wamuhaye abikoresha Hasina yatenguje Chad abantu baramwizeye barakabeza no kuri wabyiza dukuruza saga uriya icupa ni guverineri uteruye hariya irazina ryiri wararingora kuri se mugabo wa Gahunde Maurice sha ngira ngo murimo murabibona twarimo duhinga ariko reba aho byuzuye icyo kandi buretse nkubwire hafi gatoya buretse nkubwire uzi kugira ngo ubutaka buzajye gusoma amazi areke babije kuvuga hasi ababanje kujya mandi asasira kandi ibyo bikagenda bigafata ubutaka buranetera meya wa Rulindo ariko ababongeza umushahara barabongeza no kurubafasha rwose bafatanyirije hamwe mu kubaka igihugu cameraman uri murambona mfata kandi ufate neza umeke ngashoboka ko wazuminze nkaba nagaragaye mwamenye dore sha abaturage bari baje ari benshi bahirimye muri kiriya cyobo yavuga ko ari bubiki ko udupfukamunwa umuturage avuga ngo koraho nawe agiye ateze amuhaye telefone yarananiwe uretse gatoya agiye gukoraho nawe ati ngo none se uyu muntu muri urarafashe ko nafatishije akaboko yarananiwe ako bifite pressure ngo ni litiro 25 guverineri bati nanjye kamfata ngenyine mfasheho sha fata agafoto ngenyine yatamira kirayi mfashe amafoto muri iminsi abategetsi barayarinda hari n'abantu twari tugiye tutaza ariko kuba guverineri yasigaye yaravuga ati mureke nanjye bafata kanjye ngenyine yakoroze iri gutemba yani ntuza hari nakandi kavuye ngo guverineri uyu Sina rero tayegushye igihugu atengushye igihugu aho nge buriye nahari azira modoka bahagarika nta mbihagarika byose kuko nese tuzireze ko nabira bindi bantu bari ko byujuje ubuziranenge ariko Sina banza abantu bari bagiye kumugenzura ikirayi ntago cyujuje gusanga baduha ikirayi kirimo nk'uko irabo rushete se nabonye ingana n'intuza ibiciro surusha kuvuga ko bihenda ava byihora byire siri ikibazo cy'ibiciro cyakoze ikintu bamushimira uko abantu bihagarika ku buntu n'ikintu abantu bamushimira nese kugwa toilette y'ijana kandi nayo ngo ni boro buriye ngo zira ni boro biki aza bibwira abantu z'ubugezi zikoresha ziri kujukwazo inkarezi niba rugeze uhanyara ujyayo bura waramukijije nta mafaranga akoresha nawe muri uyu umutungo nawe uri gusesagura ubwo rero nese ko yagwa toilette waje musanzu ukaharenga utahagaze ntago bishoboka ahubwo abashoferi ngo bafite ibintu bemerewe bemerera umugati ngira ngo n'amazi buri wese aba yemera ikintu cya 500 uri umugati banza wemerewe uya ni ikintu cya 500 ahubwo harimo bamwe badahita babifata ako kanya bakazafite icyumweru gishize yagira nk'ibihumbi nka 3